ibihembo by'abanyabyaha n'ugukongoka gehenomu ibindi gehenomu bavuze n'umukoraho arahiye agomba gushya gehenomu ni umunyabyaha umunyabyaha kandi umusambanyi usambana se nta iwanyu ujya guhira iwanyu abanyabyaha bagomba gushya bagashya bagakongoka nta kindi usanze bari aho bameze neza none se ngo iyo mpanuka yakoze yari impanuka bwoko ki reka da none se muzehe yaje i Kigali ntiyanakubwira ntiyanaguhamagara byibura ngo akuvugishe azi i Kigali akora agisida kuri moto utanazi ko yanaje n'i Kigali ndumva bitoroshye ntabwo yababaye cyane ariko yavunitse ukuboko natwe turi aho nyine ubu ngubu ndimo ndava muri sonore mvuye kwiyogoshesha numvaga umusatsi urimo urandya ukuntu avuganire kanjye kwiyogoshesha numvaga ntameze neza nkeneye kuruhuka mu mutwe wanasindagiye ndimo ndagenda ngo ndebe ko n'uku kuguru byibura hari icyo imisonga irimo yagabanuka umwana ukuri kw'Imana ndagukumbuye pe ndagukumbuye cyane ndetse nta nubwo wakumva ukuntu mukumbuye rwose sheri wanjye wa nta kibazo rigamba ngomba kwiyitaho nanjye se kwiyitaho uko mbishoboye amusize mu rugo yari akiryamye nta kintu nari navugana nawe kindi kidasanzwe ndimo ndataha ndi mu nzira ndimo ndataha igitagaza amufata bashyira mu itanura barashyushya baracugusa hano rero dore ukuntu bigenjeje ngo ngenge twize turyamana bire ko yarabirize gutya ngo kamenya amazi hejuru y'ikibuno uya mu mugongo sha ni hejuru y'ikibuno sha ngo uramenye da wowe tutaka nyine mera nk'ura mukobwa wa ntuzongere we ntabwo uzi kumenaho amazi njye mabusha n'icyo wamubonaga araje aturuka inyuma yewe ntabwo twajyanye uryamye hasi nawe gusa ndaryama ngeze njye nahiye kuje njya kuryama hasi ariko mana none amagana mbere akoda ariko se bawuje none amenye ko bagiye kumwica kuri ibyo yakorera rero burya ibaza amenye ko bagiye kumwica ibyo yakorera ukuri hari ikintu mbonye burya mabuja ni intare y'ingore gusa kandi burya baravuga ngo intare y'ingore niyihiga kandi muri urugo nibyo bibaho gakira yirirwa aryamye kanjogera wuzuye kanjogera ninde mabuja ayagereka kumvishije da ntago mari genda bimubwira ngo gute umutuki wese uvuze ngo ni intare
Mvuze intare y'ingore. Ariko genda naba mushimishije. Aba ndi kumutaka. Ngiye mvuze kanje yakanje ntago ari mu mwandiko si umwami kazi si mama w'umusingara. Ye mama w'umwami w'umwami. Urumva nyina bamuhaye akantu keza titre nziza yuko ari mama w'umwami akugiraga amahane. Yari umugome. Ariko hano hafi hari ahantu uri kumva hari urusengero wakwigira gusenga byibura nk'isaha imwe nkabona kuhita ntaha nabyo nta kibazo. Akoze cyo n'ubwo koko utambeshye uretse kuba y'Imana twagize yadufashije ubundi iyo tutaza kwigira twari kubaho gute? Hari ukundi kuntu twari kubaho kuko iyo tutaza kugira Imana. Okay. Reka nkubwire ntabwo ari ukukubeshya kandi sibyo. Domina na Latifa nzabahana kandi nihanukiriye. Ibyo ndi kukubwira ni ukuri kw'Imana. Nimba hari ikintu nanjye ubwanjye mfitiye amatsiko ni ukwibona ndi imbere ya perezida w'urukiko ndimo ndamusobanurira mwereka ibimenyetso n'ibintu byose nakorewe. Ubundi nabo bagahanwa kandi bagahanwa sinzi mbese ntago na n'ukuntu nsobanura igihano numva nakabasabiye baramutse bambwiye ngo aba bantu basabire nk'igihano sinzi ikintu nakora. Umwavoka twavuganye nta kibazo twahanye gahunda yuko turi buze kubona no munsi nyine nkabimubwira. Nabyo ibimenyetso nkabimuha. Saa nta kibazo reka nkureke ndagukunda kandi nawe wiyiteho. Ntukansetsa ariko shiri wanjye. Sawa basuhuze. Morning. Nasıl tadı? Nasıl? Fresh. Ya. Nasıl bu ne? Igare cyari kare kuzindutse. Twari tugiye gusenga. Ubwo nyine nari mvuze ngo niba nta kintu gitwaye wabyutse uza dufatanye gusenga. Oya sho. Ikibazo. Ariko nizere ko bitari kubangamira. No, it's fine. Ubuzima tubayeho. It's okay. Noneho mabuja agomba kujya higira abana be. Yakwishimye. Buriya turengeye nk'abana be. Kura mu miryamani. Urazagaruka? Agaruka kuri iki? Kwa Gakire. Ubona akadudu gahiye. Kanamenye inyuma. Oya, ikibuno kirahiye. Cyakobotse pe. Kuko kunamenyeho amazi yatembeye inyuma Mu bidu. Koko si bibi inyuma se. Niraje muri tajya tumukira. Yewe Cyate kinyishije rero kintu yababuye nari ipfuye. koko bakubisibuye. Nitu uriya mugabo sha bose ngera aho ndi bari muri iriya nzu. Ndabonye bose nawe n'intuzi. Naza twiraranire. Ntabwo turi bukire Gakire. Ntabwo turi bukire Gakire. Mbaye amagambo kunajyanye. Ntabwo turi bukire Gakire. Arakora iki? Ari twe twabiteye. Maze kukubwira ngo iki? Niwe wabivuze. Maze kukubwira ngo iki? Ubu noneho mabuja kagiye kubiya nyayo. Agakara.
akazana imikaka akazura umugara akerekana ko ari we muhigi w'urugo databuja ntirirwa aryamye ntarya imitsi y'amabuja kuva ku wa mbere kujya ku cyumweru urabamennyeho amazi uriya nta somo akuyemo akoze amazi ashyushye ikirenze kuri icyo ako nawe iyo bavuze inkuru iteye ubwoba uritsamo niko meze nako navutse koko nuzi ko utinya cyane kandi bitakabaye abo yakarakanuka amazi ashyushye ndumva ari ngewe bayamennyeho nubwo nishimye ariko ndetse baramubabaje gusa ntugire ubwoba kuko rwose mabuja arahari kandi hari ku bwacu ariko nta n'ikintu yadutwara kibeshye gishaka kugira icyo kintwara mpita mbibwira mabuja mbwite mabuja ari kuza mbwira ngo kuki ngo nabivuze muri make noneho dukomeze tubyemeze ko byari ibyo byari ibyanyabyo nababajwe n'ukuntu bivuze ntahari yego harya ntabwo wari ntabwo wamagaye rega none njye nabishyiragamo ariko abagore n'abagome we mbega umugore we uzi ko njye ikintu cyanungwe n'ugira ngo hari ikibazo mfite ahubwo ubwoba nagize ni ukuntu uriya mugore yahakanaga imbere gutya yabihakanye si nikanze uzi ko burya ntukajya wizera abantu uzi ko umugore yarize ni ukuri ko mbona kari ndavugije ukuri ntabwo twaryama njyewe ntabwo nitega ku byo kuba nyine ari wenda ari kumukubita ahubwo njye navugaga ati burya umuntu ni ikibyihishemo umuntu ni mugari numva kubwiza ukuri inshuti ewe kuki abantu bahemukara Mana igira neza ndagushimiye ku bwa kino gitondo ndagushimiye ko warinze ubugingo bwanjye ndagushimiye ko wandinze ukandindana nanjye icyo nishimiye n'ibyawe mwami ukomeze kuturinda turinda ikibi gisa nacyo turinda imigambi ya satani mu izina rya Yesu tubizi ko satani nta cyiza agambira ku buzima bwacu ariko wowe nk'Imana ishobora byose nk'Imana iri mu ijuru ituzi kurusha uko twizi ukomeze kuturinda urinde intambwe z'ibirenge byacu uturindire umutima wacu kugira ngo udacumura uturindire amaso yacu kugira ngo atareba nayo agacumura mwami Imana ndagushimiye ko wumvishe gusenga kwacu ukomeze kudushoboza kandi uduhereze imbaraga kuko ushobora ibyo tutakwishoboza bisabye nizeye mu izina ryawe amen. N'iki gitondo mwami nyagasani tuje imbere yawe nk'ibiremwa byawe Mana turakwinginze ngo ubane natwe turakwinginze mwami wacu ibyiza byose wifuriza abantu bawe ibyiza byose wifuriza abana bawe mwami Imana abe aribyo bitugirirwa yaba kuri twebwe imiryango yacu ndetse n'abandi bantu bose muri rusange mu by'ukuri uri Imana itandukanye n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose kibaho kuri iyi si ndetse no mu ijuru turakwinginze ngo udufashe duhe umugisha uyu munsi ndetse n'iminsi y'ahazaza dusigaje imbere kandi mwami ikiruta byose urusheho kuduha umwuka wawe utuma duhora hafi yawe kuko niho honyine dushobora kubonera umutuzo ngaho rero komeza ubane natwe uhereye none kugeza ku yandi masaha ari buze nimugoroba uragire buri umwe wese ubane nawe mu byara barimo byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo wakoze Yehova Mana ushobora byose turagushimira ku bw'ineza yuje urukundo n'ubuntu bwawe ukomeje kutugirira Yehova Mana ushobora byose wakoze kuturinda tukaba tubashije kuramuka amahoro turasabira abatabashije kuramuka ngo nabo bakire mu bwami bwawe Yehova Mana ushobora byose turasabira igihugu cyacu ndetse n'ibihugu by'abaturanyi ndetse n'isi yose Mana ngo uyirinde indwara z'ibyorezo inzara ndetse n'intambara ibyo tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen. yahakanye ngo barambeshyera barongera ndabimushinja ntabwo mwaryamanye ngo ni ukubona ngo mbure iki arira gusa ntabwo wimukiye ngo tumenye imyaka 15 ngo turi inshuti agahakana umuntu muzima gutya imbere y'amaso umuntu arira mabuja yariraga undi wamuciye akomeza agahakana we kuki utamushinja nanjye naje ndashinja hamwe ngo mbavuga ngo ndi kumushinja ngo nuko ngo banyirukanye ibazi akurushinja umuntu wihanukiriye nihanukiriye se byari gutanga iki idayimoni ryari riri guhakana shitani mbobo ariko amugwe none ndaya asanga shitani ariko noneho bamwongereye karite
none abaye umukuru wayo sozogera kuryama gutya bizamutwara igihe ariko azaryama da ngo bitsinda none najya guca inyuma n'undi mugore wenda undi mugabo w'abandi kuryama koko kandi azajya atonekara iriya ngeso ngo iba yarakuze irangiye irakura burajya n'ahandi cyane si hano hasi urazongera kuryama muri umugongo barawuciye ntuzazongera kuryama gute kandi babikora ntacyo da akomatibo uracyari umukobwa koko wisugi koko yego urambeshya pe ndisugi pe ndakora mu maso nkabona nukuri kwimana ndisugi mfite mu burambe nta burambe mfite ubikozaka nukuri kangahe ako kose oya pe nikuba nta na rimwe duhara cyafunze gutya ngo abafunze cyane afungishije ikida ego ingufuri koko hehe hari n'akandi kantu bafungisha iminyururu yitangaza we ushaka zayi gugu nzagufasha dufungure ngo urufunguzo ngo bizasaba poseze rero yego uzuze aruko ndabwo tukatugira gutyo hari ibintu byinshi bisabwa koko ko ntizi ubusuderi se bahu ihangane uzabwigana cyari uzaze mwigisha ikangiye ku muhanda bameho ubumenyi bukeda ntazabe mbwa asanga nsebembe mu maso yawe kandi byari biri muri gahunda rwose ko ugomba kugira ndangize hano njya kuvana sibyo njya kuguha amazi Iki? Iki se? Peko. Ndajya kuzambara mu kanya. Nindangiza gukubura. Ndajya kuzambara mu kanya nindangiza gukubura. Nukabyukiye. Namutse neza. Yego. Gwera. Bite? Neza. Siko mbona uri kwirushya cyane. Oya. Guheka umwana unakubura. Urabona wabivamo koko? Nabivamo se ko ibyo menyereye. Wamumaye so umwana nkamugufasha. Abanza ugakora imirimo. Mume mugufashe no kuri ntacyo. Oya ntago wabishobora. Nawe ubwawe nturakira. Ntago wabishobora. No gufata umwana hari akandi kazi karimo. Yego, oya boss rwose bigenda bimenyereye pe. Icyo tumenyereye ni ugufura, gukubura, gukorana umwana gutya. Ndabimenyereye pe. Ubwo rero urahitamo ibintu bibiri. Ahitamo kuma umwana mugufashe cyangwa se mo kimwe. Umwe mufashe nkukuburire. Byibura ujye kureba ibindi bintu ukora byoroheje ariko kunama uhetse umwana uramucurika ukubina niba ese yanyweye igikoma ubundi nese ubwo niba umwana yanyweye igikoma ukaba uri gukubura umwana umucurika ubwo urumva utari kumuhemukira koko oya nta kibazo n'ukuri oya niba bikugoye zano umweyo mufashe nkukubure nta kibazo oya none se wazanye nkagufasha bitwaye oya n'ukuri nawe dore ntabwo urakira ese wagize ngo ubungubu wagize ngo ibingibi n'ukuri ndabimenyereye ndamesa ubundi niko kazi kantunze ngenda mesera abakine nyine nkamwe nkakubura nyine akazi kose bampaye ndagakora ikibazo cyanyu rero muhamuzi yuko ari mwebwe bakene buriya waje mana yacu tuje kugushima twese n'abacu bose tuje kugushima nitwe duherutse kugusaba kuduha amahoro turindira ubuzima warabiduhaye urabyuzuza none natwe twaje kubwira ko twe n'abacu dushimira wow
sha ndishimye mu bintu naherukaga kubikora nyogokuru wanjye akiriho yego niyo mpamvu twatubyuka tugasenga ntabwo natekereza ko biri bushimishe cy'urwego icyo ndishimira koze isura n'utera kumbabaza nyine natwe uko tubona ko ni nk'umuco nyine ni nk'umuco wacu ababyeyi bacu nyine twakuze aribyo badutoza rero twe nta na kimwe nyine kiba kitubangamira ni ukuri ni byiza mwese ko ibintu byose tugeraho kuba turiho byose tuba tubikesha Imana ahubwo nibaza gufata umwanya nk'uyu nguyu nibaza umuntu aba gute adasenga kuko ntabwo mba mbyiyumvisha iby'iki gihe byo biragoye ariko nyine guterana imbaraga gutya nyine nawe ubundi kuvuga ngo uzabyifasha uri wenyine shaka urubyiruko rw'iki gihe nyine murabizi byaratujotse rero iyo ugize Imana ukagira abantu bameze nkaho Imana ntimuzongere kubyuka nyine ngo ndabizi ahubwo se ko n'ubundi nyine niwo muco wacu gusenga afite ingoni oya nazo basa neza navugaga nta kuntu buri gitondo nyine nka saa 9 twajya duhurira hano nyine tugasenga atari kuri nyine nje ngo mukomanyire nyine wumva nyine uwo mwuka ari kumwe nawe ageza nyine hano muri salo nyine twese tubahurire hano bano mukomanyire gukererwa umunsi kandi hari abandi bakene benshi bari kuri uyu musozi ba bandi ubona bagenda no mu mamodoka meza ba bandi ubona bafite amazu meza bariya burya rimwe na rimwe hari igihe bari bubakene kuruta uko wowe uri umukene uburiya nuko utajya ubitekerezaho neza ushobora gusanga ukize kuruta gihe oya ijambo ry'Imana wizera ijambo ry'Imana ndaryizera ijambo ry'Imana riravuga ngo ufite ubukire cyangwa se ufite ubukungu kurusha abandi ni wa wundi urusha mugenzi we kwizera bivuze ngo kuba rero wowe warusha njyewe kwizera bisobanuye ko ari wowe mukire kundusha bivuze ngo rero ushobora gusanga imbere yawe ndi umuntu uciriritse rwose kandi ikindi buriya mu marwera genda umuntu usanzwe nta munsi n'umwe nigeze niyumvamo ko mfite amafaranga cyane ko ngubu nta nayo mfite kandi nturebe ngo nuko ndi mu nzu nziza nturebe ngo nuko nta kibazo na kimwe mfite muri uru rugo wenda cy'ubuzima bisanzwe ariko ubundi rwose ndi umuntu usanzwe kandi wicishije bugufi hitamo kuba umwana cyangwa se mukimuza n'umwe yamufasha kandi ntibikugore ntiwumve ko unabangamiwe sibyo waretse nkabikora ko n'ubundi ari ibintu umenyereye ni ukuri wareka nkabikora nta kibazo rwose waza namufashe gusa urabishobora zana ngufashe nta kibazo ndabishobora si ukugira gutya si ukugira gutya ibi ngibi nibyo biri bunanire kubera ko utabimenyereye hari igihe nyine ibi ngibi nibyo biri bunanire akazi kawe ngo kari ako kumesera abantu nta kandi kazi wigeze ukora nyine ndamesa haba hari amasuku nyine asanzwe nkayakora ni ibintu byinshi nyine amafaranga menshi mu buzima bwawe waba wararebesheje amaso n'inkangahe ariko hari ahantu nigeze gukora nyine batinda kunyishyura rimwe na rimwe bambwira ibintu nyine bitandukanye gusa icyo gihe ntavuye nyine bampaye 30,000 niho nakoreye amafaranga menshi aho se byibura muri ubwo buzima bwose wabayemo n'uyu munsi wa none wenda navuga ko kirimo cyane yuko rwose ndabyizeye neza ku 100% ko ubuzima urimo buzahinduka byibura n'iryari wowe ubwawe wifashe uragenda wigurira akaboga ukaba wakigurira nk'inyama ugatekera umwana inyama cyangwa ukaba wamugurira n'ifi nyine kera ku uwo munsi nkorera ayo mafaranga nibwo wabashije kuba wagurira umwana ifi oya naguze inyama waguze inyama ifi yose nigeze nyitekereza rero mama Rwera ubuzima bw'umuntu igihe ubuzima bw'umuntu igihe kiragera bugahinduka sibyo kandi reka nkubwize ukuri njyewe niyemeje kugufasha
kandi nizeye neza ko 100% ubuzima bwawe buzahinduka sibyo Murakoze cyane. ibi ngibi uri gukora byo gukubura no kugira gute rwose ibyo ntibiguhangayikishe ibi ni ibintu uzakora igihe gitoya ubundi nzashaka umukozi rwose ajya abikora maze nawe umufashe ibindi bisanzwe nyine nk'umuntu wo mu rugo kandi ntekereza ko bitazakugora cyane ngaho ugenda ureba ibindi bintu uri gukora reka nanjye nkomeze mufashe Mwese wazanye nkaharanga. oya ibi ndabikora nta kibazo Imana ibahumugisha. noneho twajya tuzinduka nta muntu ubyukije undi tuhahurire buriya iyo umuntu yabyukije n'umutima we bimurimo ni nabwo yegerana n'Imana ko nta muntu wamuhatiye nta muntu wamubwiye ngo byuka dusenge ariko wowe ukabyiyumvamo Rugira nta kintu bitwaye ni ukuri nahise ndimo ndahari tujye kujya dufatanya yego ndabyishimiye ndasubira kuryama ndaza kuzinduka kangiye ngiye rero turi kumwe ese ntufunge nanjye ndaje yego ntabwo nafunga uti haha nari nadepoje bampamagaye mu gitondo ndagenda gutangira akazi twagomba kujya kuruhuka dore umbyukije kare sorry ase gira ikintu uzayisabira niba kitagoye ntabwo kigoye okay reba nk'uburyo turamukiye mu masengesho twiragiza Imana none ubu bigiye no kuba nyine nk'umuco nanone kandi kuri wowe natekerezaga ko rero atari igitekerezo cyiza kuba wasubira gukora akazi nk'akariya reba ukuntu umeze umukobwa mwiza sibyo umukobwa w'igikundiro ufite byinshi wakora sibyo ariko bitari kariya kazi kabamo ibintu byinshi nyine bidashimisha Imana sibyo urabyumva gute makarega ndabizi nanjye nakumva ntagize ariko nyine niko kazi mba nabonye kandi nanone ntabwo nakomeza kubaho nk'imburamukoro cyane cyane kuko ari akazi njye nta kintu kaba kantwaye nta mico mibi njyamo ngo wenda just ni ugukora bakampemba gusa nanone ni mu kabari kandi mu kabari haberamo ibintu bitandukanye sibyo ntago uzabura gufata inzoga uzihereza umuntu sometime nakubwira ati care dusangire sibyo ntago utuntu nk'utwo wabura guhura natwo ni ahantu ushobora guhura n'ibigusha bigiye bitandukanye kandi ubizi reka ariko nta handi mahitamo mfite ikindi nzaba nshaka kandi kazi ariko ikindi mba mubwira hano mu rugo pe wenda ushobora kugira irungu wenda twese twagiye ariko nta kintu ushobora kubura hano mu rugo duhari sibyo wabaye witonze sibyo ndi kugusaba ariko ntabwo ndi guhatiriza wabaye witonze ukampa umwanya sibyo listen ukampa umwanya nkabasha kumushakira kandi kazi keza gashobora no kuguha amafaranga mani gashobora no kuguha amafaranga kubye nka 3 we ayo wenda bari kuguhemba hariya katabonetse trust me ugiye mu mwanya uringaniye like minsi 5 cyangwa se buri cyumweru hey okay I'm sorry Waramutse. waramutse mu marwe Noneho
ko watinze kubyukara waramutse cyane nabyutse mbusubiramo numvaga umutwe wanjye utameze neza cyangwa waryamye utinze ndacyasinzira se nabaye nkanura amaso muri uru rugo ahubwo se rero n'ibirasa ndeba urimo arakubura yewe ufite musaza wawe uri gutera ubwoba ni ukuri ntabwo bishoboka habaye iki se kugira ngo akubure oya dore nsanze hariya nyine nayo ndi kwikorera amasuku nabonaga nyine ibyatsi byarameze nuko abanyatse umweyo namwinginze ati reka byikorere arabyanga uratinyuka umuha umweyo ngo akubure mbese ati nari kubigenza gute kuko nishobora byose yambwiye ati mwana namubwira nti rero umwana nabwo ntabwo wabishobora arambwira ngo mumweyo namwe se wahetse nkabyikorera nabyo arabyanga ariko rati nkubwiza ukuri ufite musaza wawe mwiza pe ni umwana mwiza ngiye numiwe kuba umwana mwiza ho n'umwana mwiza nuko ari twe twamubereye ibyanze kuri iyi si birasa n'umwana mwiza cyane umuntu ukosereza akakwihorera ni umuntu utamenya ikintu abitse ku mutima twe yabaye ikizi ntabwo wamuhaye amata namuhaye ariko sinzi ikintu kiri kumuriza cyangwa afite udutotsi yazindutse ntabwo mbizi naho ubundi nyine ubwo musaza wawe nyine nuko byagenze bakuri telefone wa mugore niba uri umugabo se wayinyatse ngo ndi mu biki ndavuze ngo iyo ubaye ntubonye ukuntu uriya we mutwitse umugongo wowe nagutwika isura ubundi nkajya kurya umugore uriya mugore ko njye ntabwo wabinywa uriya nguriya mugore mu wiki yakugize ate yagutwaye ariko gaki nta n'isoni harya ngo wansabye imbabazi kazi gusabye nyine hejuru yo gufata umugore w'indaya ukamuzana akaryama mu nzu yanjye ariko ibyo kubeshya ntabwo nigeze muzana n'ubwo imbere y'Imana ishobora byose gaki wikomeza kuvangamo Imana na Toni namubwiye ngo mwivangamo Imana none se njye ni koko mwararebye mubona amatibori n'abahena n'ibigoryi nta bwenge bagira ariko kuri gatushe yabo ibasha gufata amajwi n'amashusho wanyereka amashusho n'amajwi bafashe wabinyereka kugira se uzibanganya ibimenyetso kugira ngo se uhekenye memory card yabo kugira bigende gute uriya mugore najya kurega bakagufungura bigeze nakubwiye ngo ko nabimenyetso usibye no kuvuga ngo bamfunga wese afite ibe bimenyetso ese ntabwo wamutwitse nyine afite ibe bimenyetso niki cyerekana ko ari umutwitse njyewe abahase njye nabivuga nanjye rero mfite uwakemeza ko mwaryamanye ni kimwe kuri kimwe kuryamana se bapima sasa none kwarahaza ko mimi nakwambia mimi hapa hatoke mtu haingie mwingine ariko none waje kwicana none ahubwo kamaze gwenda itangazo ugiye guhereza mwene wanyu urugwe nyuma y'ibintu byiriwe bibera ahangaha umubwire ngo ashaka undi umufasha singiye mu birori byanyu ngo iki kari ushobora kwemera umuntu serivisi wanjye ukayanga kwera nayanze ubu ngo mfashe umwanzuro nabirasa umwana nibyare sinzongera kuvanga ngo njye kumureba ngiye guhangana nawe sinzongera gusohoka muri iyi nzu okay none nanjye ngiye guhangana nawe none sawa duhangane hako wigize ibiki ibiki ubwo ko wigize impyisi ubwo nawe ufata umuntu ukamutwika n'amazi ashyushye kwera erewe ese ubashwa n'iki hajwe no kwangije umugabo ntwitse umugore washatse kunjyanira umugabo kwagira kumva amagambo ntwitse umugore wari imitungo y'umugabo wanjye akayimunga nanjye nkakurenganya ngo wajyanye amafaranga muri company ngo birasazana mama nyanga ngo amafaranga arahomba kumbi maraya mukubwa nje munyana anakwahera zangu nagari ndayabana kumurengera ese kumurengera namurengera se nukuri kuzira ubusa cyangwa nza nari yasigaye kumbabura kwereka ukuntu bakora njyewe ari gukubura pe nese ubundi yarasanzwe abikora njye n'ubwa mbere mbibonye no mpamvu ntunguwe ahubwo nibazaga icyo yabaye ariko ni ibyo nyine ni uko byakira uko biri nanjye ntunguwe n'umukire ni ukuri ukora kariya kazi da ku buryo afata umweyo agaca bugufi agakubura nk'uko ndi gukubura mu buzima busanzwe birasaca bugufi kandi acira bugufi abantu bose nuko nyine bigeraho natwe nk'abana b'abantu tukananirana tukagorana naho ubundi birasa ntacyo ataba yakoze pe umutima we ni kuriya ariko mfite ikibazo gikomeye uzi ko ejo nasabye imbabazi birasa akanga kumbabarira we
yarandakariye biteye ubwoba ndamubwira ni rwose narihannye ndamubwira ntabwo nkiri muri biriya mama yanshyiragamo narakuze narahindutse ariko ni ukuri mfite ubwoba pe nubwo ndi hano ndinginga ngasaba Imana ngo ndebe uko byibura ntazajya kubona nkabona ribu ziparitse hariya ku gipangu zije kuntwara. Namusabye imbabazi niba umwari ari umubuza kumbabarira niba nabigenza gute se ubu nzakora iki koko kugira ngo mbabarire. Oya Rati reka nkubwire rero Latifa sibyo bitewe n'ibyo nyine ngenda numva muri iyi nzu ntago birasa yapfa kukubabarira gutyo gusa sibyo gusaba imbabazi no guhoza hereka ntago ari ukuvuga rimwe ngo umuntu ahita kubabarira oya ni uguhozaho mu gitondo ukamubwira ati mbabarira kandi ukagerageza gukora byibura n'utuntu tugaragaza yuko byibura dutandukanye na bya bindi wakoraga mbere sibyo saa sita umubwire mbabarira nijoro umubwire mbabarira ku buryo nawe ubwe erega n'umuntu usaba imbabazi by'ukuri arabibona Rati. Mwese bamarwe ni ukuri pe nje naratuye ndamubwira mubwira uko byagenze mubwira n'ibyo atarazi ku migambi yanjye na mama ariko ni ukuri ejo yantuye umujinya mbona ukuntu arakaye mbona ukuntu umutima we umeze n'uburyo mu maso he hijimye ni ukuri mfite ubwoba bw'uko nzajya kubona nkabona banyambitse amapingu muri iki gipangu. Oya njyewe ukiyazana gutyo nubwo itanya kunywesha ntabwo uzongera kunkana umva agukubita muri urwo kandi nawe ko ibi byarangiye bro ntabwo tungubura wereka ko bitararangiye bamubwire yewe wereka ko ariko si bya ndono ninyere wereka ko bitararangiye ari njye nuzane umva nakubwiye ngo ntabwo nyikangika umva tumvikana mubwire gake ukanga abagore bagenzi bawe ntabwo nkagira umva maze nkubwire urambwira si nakugendeye gakeya kubera ko nari ngishakisha ikintu kizatuma byibuka nta kimenyetso ufite ni amagambo yabaye nana umugore wari kutungubita kubita ubibane kubita ubibane gake gake njyewe nta wakunguraho urumva ntabwo ndusha imbaraga ubu mukubita umutwe ngaho nkubita ukubita umutwe bahena se bahena urashaka iki reka barebe ukuntu njyewe ndafatanya n'abakozi kandi niwade kwekare ndikura kare ndikura umugore ashaka aso ushaka kunyica aso umwade wowe nuriya mugore ko nitoni nta kintu nakoze nawe nimutanye ukuri ko Imana cyo nakoze nawe nzabacukurira imvi ariko si wanditse nta kintu umwe ajye hejuru y'undi ari amagambo abene na mati were kurwaye utanahagazeho soni n'ubugizi bw'ikwe yego bantu ushaka guhangana sawa ushaka kunyica urashaka kunyica nakubwiye ngo wowe na Toni nzacukura imva Toni abanze hasi wo mujye hejuru kuko nibyo muhora mukora ubundi ntabiki ujya kurongoranira kuzimu twarongoraniye era tangiye kwasura umutwe nkawe ubarura eraga nanjye nagukubita ubu ngaho nkubita ariko gake mbabarira unkubita gake ndashaka kujya kurara muri gereza none mbabarira unkubita urinda uraba ubundi se Toni uramuke reka zane polisi reka bazane polisi ko utajya nakubwiye ngo mbere yuko polisi iza we banze unkubita njyewe nkubita se ngushaka uzakubitwa n'ibigo kandi gahunda kare kijizi gwe no kwina gaki reka nuko ngwera ko yakuru umubyeyi ariko we umubyeyi narakubyari gende umubyeyi wawe ndago ngiye shaka gutera namana abagore mwigize ariko kandi rero ngana hano wowe Muhammad wa wineza wineza za bobo bahana wa kuri kwamagara wa inasi ngiye icyo ndi urarwana utabaza ndi kugukubita ariko natabaza bakavuga ko ari wowe uri kunkubita nkibaze se nzave hano ntorongere ngende nkibaza nese nzasenga yahe masengesho kugira ngo bambabarire ko nkabyuka nijoro ngasenga nkabyuka mu gitondo ngasenga umva uvuga ngo natinze kubyuka no kuryama ngera mu buriri nkahita mbona ibintu byose twakoreye birasa bikagaruka wagira ngo ni filime ndimo ndareba amashusho yose akaza nkajyaho nagira ngo ndasinziriye ngashikagurika mbona polisi zije kuntwara umva wa mubyeyi nta mahoro w'umunyabyaha ariko ni ukuri Imana imbabari yamfashe ikama n'amahoro byibura y'ijoro rimwe nanjye nkaryama ngasinzira amahoro ntiwayabona nyine batarakubabarira niyo mpamvu nkubwira ngo ugomba guhozaho mu gusaba imbabazi kandi ukagerageza gukora ibintu bitandukanye n'ibyo wakoraga mbere
niba utarafataga umwengo ukubura uba ugomba kubyuka wenda ugakubura birasa akavuga ati Latifa ibyo ari byo byose hari akantu nk'ubu dore umwari yaragiye ushobora kubyuka niwe wagafashe neza birasa sibyo Lati ese njye mbyuka nteke wanamutekera yabirya se cyangwa yavuga yuko ngiye kumuroga ntabwo mbizi ko yabirya pe ntabwo mbizi siko ntinya no kuba namuzanira amazi cyangwa se n'akaji yicaye muri salo nkavuga ni none arahita abinsukaho guhera mu mutwe kugera ku birenge birumvikana disi ariko ntabwo wamurenganya Lati gusa hozaho sibyo umunsi wose none kibura se njye mbyuka mpfukamye surumba igenze umva nkubwire Latifa rero sibyo wongere wicaze birasa urumva umwicaze neza utuje wongere umubwize ukuri sibyo ndabyumva umuhe ukuri kuzuye nanone witonze pe wumve ariko natanakubabarira ujye uhoza buri munsi buri kanya ujye umwibutsa sibyo ndaza kugerageza ndebe dore rwera rero ndabona byancanze reka murebe bagwa amata tugende mwe amata hariya arahari nese we waje basuka mu cyayi ahubwo reka wenda njye kumwakuriya mweyo nkubure hariya ndebe ko yewe mbabarire byibura uyu munsi noneho ntambwire nabi mbabarire wa mana we buriya nashatse nagufuka kandi ngaho bupfuka reka nuko nashaka guhana bupfuka nyine ariko urashaka iki uriya mugore ubonye njyamye nawe mbakubwira akagenda no kucyuza n'icyamuhana noneho nturugende ibyo wivugisha ngo divorce wowe uzasoka ngaho umeze nka bobori yahubu arakubesha we urumva sawa nyine ari ikibazo cyawe urakangara ntunakora ese wakoze agakorwa gato nawe gakora gaki wakoze agakorwa gato je nakubwiye ngo kora agakorwa iyo mitego uri kunega bahina nyine namagara bahina sarwarete igitagaza ye aranyishe nimuze mureba aranyishe ubitunguye muri urwo ruhande muhamagare polisi burya si buno ngwiki yaranyishe none bashaka kumfatanya yaranyishe matibari yaranyishe mugire ngo yaranyishe mwenga simurata ari kubukubita shaka amukubita iki hanisaguruka ibeshe aguruka ibeshe none mwakoze ikipe noneho tureba ubita uri umugabo ndavuze ngo najya yaranyishe uravunana mwese nta kintu mwabona kuko naje twagutwara mwicare hano bana banje jye nabona akacanda umuntu w'umugabo reka mpangane nawe we ni wicare kwegera kabiri se wagenda kwegerera rwose ndakwegerera rwose uza mbabwire matiro tangaza ye muvuga uko mwabibonye musanze ari kundiye arakwishe cyane genda yibona ndabibonye garagaza ibimenyetso kundiye akajya nabibonye kandi tubona babibonye akora akagamba babibonye ingore kundiye yangize ingise yangize yatakaga se aruko itakisha rero uri kwivugisha uzingiye turarabuze ibyo nzi heno ntacyo wadutwara twimejeje turi batatu wadutwara uzi ibintu byawe nzi uzi ibintu byawe nzi amabanga yawe nta mabanga uzi icyaha yose yanditse umugabo hano w'ubwanwa uri kugambana sha ntabyo mvuze ibyo uvuga ibyo ngaho twagambanye iki ujya runwayeho murahure ko nabivuga wowe murahure ko nabivuga ibyo mwavuze byose oya wirira oya beshavura imana irakoze